Reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri iyi shene ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mujye muherere mu mpande zigiye zitandukanye, mwese mbahaye ikaze. Ngewe ndi nshuti Isaac muri kumwe hano kuri iyi shene ya Icyizere Family TV. Inshuti zacu nkuko bisanzwe tugenda tugaruka ku bigiye bitandukanye. Ahangaha murimo murabona ni mu muhanda, ni muri kaburimbo. Ahangaha rero uyu munsi twahisemo ko batembereza muri ibi bice byo mu karere ka Nyamasheke. Ahangaha nkuko mubibona uyu ni umuhanda urimo kaburimbo, ni umuhanda urimo amatara, ni umuhanda ukikijwe n'ubusitani bw'ibiti bigiye bitandukanye. Ni umuhanda urebye nko guhera muri za bibiri gutyo, benshi bajyaga bavuga ngo uyu muhanda uzageramo kaburimbo ryari. Ese uzajyamo kaburimbo cyangwa ntago uzageramo kaburimbo? Ni ukuvuga ngo uyu muhanda abantu bawuzi muri za bibiri, muri za 96 gutyo, wari umuhanda uturuka epfo za Rusizi ukagenda ukagera aho bita ku Kibuye. Ni ukuvuga ngo wari umuhanda w'ibitaka. Kugira ngo umuntu ave epfo iyo za Rusizi akomeza agere za Kigali cyangwa se agere ku Kibuye, washoboraga kuba wahagenda amasaha atari hasi 8 y'amasaha 8 ugenda mu modoka. Ariko ubu byaroroshye, ni ukuvuga ngo guhera za Rusizi ugera za Kigali ushobora gukoresha ayo masaha 8 yavuye Rusizi yageze Kigali. Ni ukuvuga ngo rero, ni ukuvuga ngo iyo ibintu bimeze neza, iyo ahantu hari amahoro, iyo ahantu hari umutekano, nta kintu abantu badashobora kugeraho kandi ntacyo igihugu kidashobora kugeraho cyifatanyije n'abaturage bagituye. Ni ukuvuga ngo ibingibi abenshi bajyaga babyumva ko ari nk'inzozi kuba umuhanda uva Rusizi ugera Kigali urimo kaburimbo. Abenshi babifataga nk'inzozi, ariko ubu abenshi bamaze kubona ko ibintu byose bishoboka iyo hari umutekano, iyo hari ubuzima bwiza, hari abaturage bafite inshingano zo kubungabunga ibintu byinshi byagezweho. Ni ukuvuga ngo rero iyo urebye ukabona ubusitani bugize uyu muhanda buzengurutse, ibiti bitanga akayaga kameze neza, nubwo benshi bajya bavuga ngo byibuze ibi biti bagiye batera ku muhanda iyo biza kuba ari by'imbuto ziribwa, imyembe cyangwa se amatunda, ati byari kurushaho kuba byiza. Ariko ibi nabyo bigenda biha abaturage cyangwa se n'abahagenda bikabaha umwuka mwiza wa ogisijene, ubuzima bugakomeza kumera neza cyane. Ubu rero ibintu byose byaroroshye, niyo mpamvu mubona turimo turawutemberamo tugenda muri sosiyete. Ndi kubona ari Express, niyo turimo turirebera imisozi. Si aho ngaho gusa rero, hari naho benshi bakunze kwita kwikumbya. Ahangaha naho ngira ngo murimo murahabona ni kwikumbya. Rero ahangaha naho ngo habaga abazungu, sinzi n'ubu niba rero baba bakihaba. Ni inzu zubatse ahantu mu ishyamba, murabona harimo ubwato bugiye butandukanye, hari aho bororera amafi. Wareba rero ugasanga ni ibintu byiza cyane. Reka mbareke mukomeze mwirebere ibi byiza bitatse igihugu cy'u Rwanda, mukomeze mwirebere uburyo muri aka karere ka Nyamasheke hari ibyiza byinshi umuntu wese yageraho akaba yasura. Ahangaha tugeze naho bita ngo kwa Matotwe, hafi aho ngaho ni kuri hoteli nziza cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze ahangaha uba uri hano hirya gato ya kwikumbya kugira ngo ubashe kuba watembererayo. Urakomeza rero
tuzabagezaho n'ibindi bice bigenda bikurikira. Mukomeze kureba iyi video kandi muryoherwa.